nyuma y'iminota 30 uyu mwana w'umukobwa yicaye aha yafashe agapapuro arakamuhereza aramubwira ati ari muri apartment ye ngi adresse ye yamuhereje agapapuro kanditseho apartment ari kubamo efu ubwo yageraga ahangaha muri apartment aho uyu musore yabaga yarikanze hari piscine hari abagade abasekirite umukobwa arahagaze muri batangiye kwibaza ati wow kwama bangaha umukobwa yarazamutse ajya muri nivo ya gatatu umutima uri gutera arangije arakomanga urugi rwarafungutse hari hahagaze umukobwa muremure yari yambaye ikanzu ndende cyane imufashe imugaragaza uko ateye umukobwa yari brown umukobwa mwiza cyane ko ureba ugahita ubona ubwiza ndetse ukabona amafaranga umusatsi muremure wa Brazilian ahumura neza cyane ndetse yiteye makeup tubona muri abakobwa bo muri magazine umukobwa arafunguye yitegeza efwa amahera ku birenge agera ku mutwe mu by'ukuri uyu mukobwa uburyo yamwitegerezagamo yarameze nk'umuntu uri kureba inyama ziboze uri kuziexamininga nuko efwa yaramurebye aramubwira ati nashaka kwame ukongo ese yaba atuye ahangaha umukobwa aramubaza ati surinde ese uri umukozi we mbere y'uko efwa amusubiza kwame yahise atunguka aho ngaho inyuma ya wa mugore efwa wa mukobwa yahise ahindukira yitegereza uyu musore kwame aramubaza ati uyu ni wa girlfriend wawe mu cyaro aya magambo uyu mukobwa yaravuze yarameze nka acid efwa yaramwitegereje umukobwa aramwitegereza n'ikinyabupfura cyinshi aramubwira ati nitwa efwa umugore wizeye kwame igihe nta kintu na kimwe yari afite umugore wagurishije zahabu ya mama we kugira ngo agire ubuzima afite ahangaha ubuzima uri kumubonamo umugore ukimutegereje kwa mukingirwa nk'uko yamusezeranyije yararangije araseka banza wirebe nurangiza nanjye undebe aha ni Lagos ntabwo hano ari mu cyaro ahangaha ntabwo twishyira twambara utwitero ntabwo dutunga imisatsi ya natural twambara icyo bita Gucci ese wumva ari indi uri bukitsinde ahangaha ari njyewe nawe ninde uri butsinde Stella please ahangaha ni kwame oya reka nsoze Stella yaratambutse yegera aho umukobwa efwa umukobwa arahumuraga neza cyane mbeba yo mu cyaro ubu nibwo buzima n'ubuzima nyabwo kwame n'umugabo ubu ngubu ukomeye cyane akeneye umugore ushobora kumatchinga status ye akeneye umugore uvuga icyongereza neza akeneye umugore uzi se niye furusheti yakoresha akeneye umugore agomba kujya yohereza mu ma event atandukanye ntamukoze isoni ese niki ushobora kumuha wowe ushobora kumuha ubugari ndetse n'ubunyobwa muri ako kanya efwa yatangiye kurira ako ntago yigize acika intege yaramubwiye ati yewe icyo nshobora kumuha ni ubudahemuka ndetse nkamuha umunezero nkamuha urukundo nyarwo ibyo bintu rero uvuga ngo za Gucci imyambaro nuko muri ako kanya telefone ya Kwame yahise isona mama yaramuhamagaye ijwi rya mama ryari rikonje cyane Kwame abantu hano bari kuvuga amagambo menshi barimo baravuga ngo ufite umugore Lagos bari kuvuga ngo watereranye fuwa mbwira ese bari kubeshya Kwame yitegereje abagororwa babiri ahita amera nk'imbeba yafatiwe mu nguni ahangaha rero niho Stella yaje gukinira ikarita ye ya nyuma Kwame mubwire yuko ntwita umwana wawe muri ako kanya ikiganza cya Efwa yari yagifashije ku nda yari atwita umwana atwita inda y'amezi 4 yari atwita umwana w'uyu musore umwana nyawe w'uyu musore ntago cyari ikinyoma uratwite Kwame yabajije Stella yego shiri ndatwite mwita inda y'amezi 3 nimba gashaka gukora surprise ariko uyu mukobwa mu cyaro aratudisturbinze ko muri ako kanya wa mubyeyi wari kuvugana n'umuhungu we yahise yumvishwi ariyumvira muri telefone Kwame ibyo ni ibiki uwo mugore avuze Kwame yarahagaze acika intege uyu musore yakozwe n'ikimwaro yaje kwitegereza isura ya Efwa ahita abona agahinda abona ububabare abona ukuri ndetse abona buri kimwe cyose ari kujugunya ariko mu by'ukuri yari afite ubwoba bwo guseba ku bwa wa mukobwa Stella kurusha uyu mukobwa yasize mu cyaro Efwa uyu mukobwa watanze buri kimwe cyose kugira ngo abe uwo ari we munyumvire namwe agize isoni z'uko yasekwa kubera yuko aretse uyu mukobwa mwiza umukobwa uzwi hose muri Lagos kurusha umukobwa wagurishije buri kimwe cyose yari afite kugira ngo amugire uwo ari we uyu musore mu ijwi riri hasi cyane aramubwira ati mama ibintu byarahindutse
umbabarire cyane. Efu arabyumvise. Mbere y'uko uyu musore arangiza kuvuga, yumvise buri kimwe cyose. Mu by'ukuri Efu yaje kubona yuko umujyi waje gutsinda, ndetse ikimwaro cyaje gutsinda, ndetse umugore wa feke yaje gutsinda. Ariko rero Efu nk'umugore wo mu cyaro yaramubwiye ati rero abagore bo mu cyaro ntago bajya basaba imbabazi, ntago bajya binginga, nta nubwo bajya bikubita hasi ngo bakolabusinge, ahubwo abagore bo mu cyaro bikorera akababaro kabo ndetse bakakikorera bakakakira. Hari icyo nanje kukubwira, aya magambo yamubwiye kumureba, narinje kukubwira yuko ugiye kuba papa w'umwana, ugiye kuba papa nyawe w'umwana. Ntabwo ari uko ndi kugufekinga, ntabwo ari inda ya feke, ntabwo ari zanda za feke abakobwa bigira kugira ngo bagushe mu muteka abasore. Umwana wawe w'amaraso yawe ari gukurira mu nda yanjye afite amezi 4. Umwana wawe, umwana waneye inda ubwiruka kuza mu cyaro igihe wari ukibwa izina ryanjye. Muri ako kanya amaso ya Kwame yahindutse umweru, nuko aramubwira ati ariko ndi kubona warahise mu buzima bwawe. Umukobwa aramubwira ati noneho rero reka nkorohereze. Nuko Efuwa yaje gufata ka kitero ke aragafunga neza, nuko amureba mu maso aramubwira ati uyu mwana nzamurera njyenyine, nzakoresha imbaraga za mbaraga nakoresheje ngusapotinga. Aramubwira ati ntabwo ari ngombwa kumpitamo, nta nubwo ari itegeko, ahubwo njyewe ndakwanze. Kobwa arahindukiye ava aho ngaho. Nuko umusore aramubwira ati tegereza gatoya. Kobwa aramubwira ati oya, nta nubwo yigeze areba inyuma. Yaramubwiye ati wahisemo amahitamo yawe igihe utigeze undifendinga. Uwo mugore wawe yanyise imbeba yo mu cyaro, nta kintu na kimwe wavuze. Rero kuriya guceceka kwawe kwambwiye buri kimwe cyose. Kobwa yavuye aho ngaho genda arira, amarira ari kugwa. Aho ngaho hari umusore witwa Sheri. Uyu musore yari inshuti ya Kwame, yari yaje kumureba, ariko yumvise bari kujujura ahagarara hanze, abaretse kwinjira, ahagarara muri koridori, ariko buri kimwe cyose yari yacyumvise. Umusore yarinjiye zunguza umutwe, amubwira ati musore, kosa amakosa akomeye cyane mu buzima bwawe. Uriya mugore uri kubona, uriya mugore ni zahabu, ariko reba umutesheje agaciro, umusimbuje ibishashagirana. Ntabwo byatinze rero uyu musore yaje gukora mariage ndetse na wa mukobwa. Uyu mukobwa Stella, mariage yari ihenze cyane, mariage yari irimo abantu b'abakire. Ahangaha rero Instagram ya Stella yaje kuzamuka irapuminga, buri kimwe cyose cyari mu gipositingo kuri Instagram ye. Ikanzu yari yambaye yari guze miliyoni 3 z'amanahira. Ahangaha mu by'ukuri aya mafaranga yaraguze iyi kanzu yarutaga amafaranga ya contract 3. Ariko nubwo ahangaha bari bashyingiranywe, Kwame ntabwo yari yishimye. Yakomeje kubona isura wa mwana w'umukobwa Efuwa, atangira kubona wa mwana w'umukobwa afashe ku nda, yatangiye kubona uburyo yasohotse handi muri apartment. Darling, seka darling, aba bantu bose bakwiriye kukubona, barashaka kukubona useka. Seka ugerageza wereka abantu ko wishimye. Aya niyo magambo uyu mugore yarimo amubwira ko atafungura amenyo. Nyamara ya mariage bwa bukwe rwa rugo rwasenyutse n'ahandi mu itararangira. Stella yatangiye guhinduka, atangira kumera nk'inzoka ishaka kuruma. Kobwa ashaka imodoka nshyashya, yashaka Range Rover nshyashya igezweho. Uyu mukobwa yashaka kujya Dubai akajya gushopinga. Uyu mukobwa yarashakaga akongera agashaka. Nuko umugore yaramwitegereje, arambwira ati rero reka nkubwire, ntago ngiye nashyingiranywe nawe kugira ngo nkomeze mbone umuntu usanzwe. Mfite isura, mfite image ngomba kumaintaininga, mfite image ngomba gukuza, mfite image ngomba guproteja. Aba followers banjye, abafana banjye bategereje kumbona shininga. Ahangaha rero nibwo business ya Kwame yatangiye gusafaringa, itangira kugwa. Wa mugore Stella yakoreshaga amafaranga menshi cyane, ku buryo amafaranga yageze akaba agakoresha amafaranga menshi kurusha yo business iri kwinjiza. Nuko wa musore Kwame yatangiye kubura abakiriya,
ndetse reputation ye yaje kurangira, yaje gucika, ibintu byose byaje kuba bibi. Stella nawe ntabwo yagumaga mu rugo, yabonaga yigendeye ngo ari muri business cyangwa se ngo ari muri networking event, hari ama event yagiyemo ngo ashaka network, ndetse ari kumwe n'abashuti be bari kuryoshya. Ndetse uyu mugore ubwo yazaga mu rugo yazaga ari gusmellinga perfume zitandukanye, ndetse izi perfume yasmellingaga nta nubwo zarize, ntabwo zabaga mu rugo. Nuko nyuma y'amezi 3 akoze ubukwe, ubwo kwa Mihanga yari muri office ye, haje kwinjira umugabo yarinjiye aramubaza ati se ni wowe Kwame Okonkwo umugabo wa Stella? Kwame aramubwira ati yego. Ese wowe urinde? Arabwira ati nitwa Tunde, ndagira ngo njye nkuburire ku byerekeranye n'umugore wawe. Tunde yaricaye amubwira story ye. Iyi nkuru yamubwiye yatumye amaraso y'uyu musore akonja. Aramubwira ati reka mubwire, uriya mukobwa Stella ibi ngibi ni ibintu bye, ni ibintu asanzwe akora. Uyu mukobwa agenda targetinga abasore bari gutera imbere, abasore bafite ama business ari kugenda atera imbere, ndetse akabishyira yuko bamuteye inda kugira ngo abafatishe, noneho yarangiza amafaranga akayatwara, yarangiza kuyatwara yose agahita agenda akisangira abandi bakire. Yarakubeshyaga ntago atwite, biriya yagukoreye nanjye yarabinkoreye, imyaka yatambutse nanjye yarabinkoze. Yafashe test za pregnancy yaguze online arazinyereka. Nyuma yaho ngaho naje kumugura Range Rover, ndetse ndangije mushake card ndayimuha, arangije akoresha amafaranga yanjye. Amafaranga yarakoresheje arayamara yose, asiga nta kintu ufite. None dore nawe byari kugukorera. Kwame yatangiye kubura ubwenge, ubwonko bwe butangira kwirukanka. Yarabizi neza yuko Stella yaramaze kugira amezi 5 yose atwite, ariko ntabwo yajyaga mwemera ko ajya kwa muganga, ndetse n'inda ye yari ikiri flat. Muri umugoroba umugabo yaratashye yataka Stella, nuko aramubwira ati Stella, ndashaka unyereke test ya pregnancy, ndashaka unyereke impapuro za doctor, ndashaka unyereke buri kimwe cyose cy'uko twite, cyemeza yuko twite. Ako kanya isura ya Stella yarahindutse. Ntabwo nyizera. Sora aramubwira ati nyereka cyangwa se tubirangiriza aha ngaha. Ko bwarahagaze aramwitegereza, amara akanya kumwitegereza, arangije araseka. Kumuseka bimwe byo kumwereka ko nta kintu ari cyo. Nuko arangije aramubwira ati sawa, urashaka kumenya ukuri? Nta mwana ntwite, nta n'inda ntwite. Kanya uyu musore acyumva ayo magambo, tima yahise uhagarara. Kwame ntabwo yabasha guhagarara. Noneho y'ukuri ko bwaramubwiye ati rero plan nari mfite niyo kugukenesha, nashaka kugera muri account yawe nkakoresha amafaranga yawe. Nuko Stella aramubwira ati reka nkubwize ukuri, naje kubona undi muntu kurenze, naje kubona Chief Opina. Uyu mugabo Chief Opina acuruza amavuta, n'umukire cyane. Darling, afite amafaranga ntabwo ari utu contract twaye dutoya wirigurishisha. Sore yaramwitegereje aramubaza ati warambeshye buri kimwe cyose? Ko bwaramubaza ati narakubeshye? Ni wowe wabanje kumbeshya ngo mu cyaro ushaka kwigira nk'ari ngo mu mujyi, urambeshya ngo uri muri Enugu kandi uri mu cyaro. Ni wowe wabanje kumbeshya, amakosa n'ayawe ntabwo ari ayanjye. Nari mbizi igihe wambeshyaga, narabibonaga yuko uri umuntu wo mu cyaro. Sweetie, nari narakwinvestigatinze, nari mbizi kuri uwo muntu wo mu cyaro. Nari nzi buri kimwe cyose, nari nzi ko wabaga mu kazu kadasakaye, nari nzi umukobwa wawe wo mu cyaro uriya ngo ni umugore, ngo ni girlfriend wawe. Byose nari mbizi. Nagerageje kwihangana, nihanganira uburyo wambeshye kubera ko nashaka kugira amafaranga yawe. Ariko rero ubu ngubu naje kubona umugabo ufite amafaranga menshi, nkuko nawe wa-upgradinze ukava muri kiriya cyaro, nkuko nawe wa-upgradinze ukareka kariya kabeba ko mu cyaro, noneho ukanshyingira ukankunda. Ngo ararakaye. Izina rye bamwita Efwa. Ntabwo nitaye ku by'izina rye, icyo ushaka ni ukunsinyira divorce. Muroya wanjye yanyohereje impapuro. Ikindi cya kabiri, ndashaka miliyoni 2 z'amanayira, cyangwa se ndangize buri kimwe cyose cyawe. Nshobora kujya kuri Instagram yanjye nkagusebya, buri kimwe cyose kikangirika. Nuramutama ayo mafaranga, n'amahitamo yawe. Ko bwahise ava ngaho muri iryo joro, fata buri kimwe cyose cye arigendera. Nyuma y'ibyumweru 2 yahise atangira gupostinga amafoto ari kumwe na Chief Opina, wamukire mushyashya.
Kwame yasigaye aha ngaha muri apartment ihenze wenyine, ndetse n'agahinda kenshi cyane. Telefone yaje gusona, mu by'ukuri yari email yari yinjiye, yari iturutse ku mukiriya we ukomeye cyane. Bamwandikiye email baramubwira bati contract yawe turayifunze, twumvise rumors, twumvise amagambo akwerekeye atameze neza, ntabwo rero twebwe dushaka guta izina, ntabwo dushobora gukorana n'umuntu social media abantu bari kwandikaho, abantu bari kuvuga, ntabwo rero twebwe dushobora kurisikinga gukoresha umuntu nkawe. Kontra ya mbere yamuhaga amafaranga menshi yari irangiye, nyuma haje kuza iyindi nayo irarangira, haza kuza n'indi nayo irarangira. Stella yaramurangije. Mu by'ukuri Stella yaragiye yangiza reputation y'uyu musore muri Lagos. Ariko tugarutse mu cyaro, ahangaha ni muri kilometero 300 uvuye Lagos mu mujyi. Ahangaha hari Muna Village, ahangaha hari amateka atandukanye, hari inkuru itandukanye. Wa mukecuru yarari hano amwicaye imbere yegeranyije ibiganza ndetse n'agahinda kenshi. Abagore bahangaha mu cyaro bari bamuzengurutse, bari gusenga bamusengera ndetse bari kumuha courage. Nawe yigize ajya ku bitaro, yabyaye aho ngaho, abyarira aho ngaho, bimwe byo mu cyaro nyine. Mwana umuhungu yaravutse, vuka ari muzima ndetse arira, afite n'imbaraga. Umwana w'umuhungu. Ubwo rero wa mubyeyi Makeye, mama wa Kwame, yabonaga isura y'umwana w'umuhungu yarumiwe. Umwana w'umuhungu yasaga neza nk'umuhungu we, yari ameze nka Kwame neza. Umukecuru yaravuze ati ntibibaho, uyu mwana arasa na Kwame neza. Ubwo yavugaga amaso amwe, amazuru, mu by'ukuri uyu mwana ni umuhungu wanjye. Ifuwa rero yaje kwita uyu mwana yari abyaye Ukavu. Iri zina yari amwise ryari izina rya papa wa Kwame. Ahangaha mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa, nubwo yari afitanye ibibazo na Kwame, ariko yaje kubaha umuryango, yirengagije buri kimwe cyose, ariko yubaha umuryango wa Kwame, yubaha amategeko y'umuryango wa Kwame. Abantu banga mu cyaro baramusapotinze, baje kumufasha, agura imashini yo kudoda, atangira kudoda aho ngaho mu cyaro. Umukobwa ntabwo yigeze yicuza, nta nubwo yigeze yiramanta, kubera yuko yari afite abantu bamukunda, ndetse yari afite abantu bazi amateka ye kandi bamusapotinga, ndetse mu by'ukuri yari afite intego. Ndetse nyuma y'ibyo byose yari afite umuhungu we. Nuko rero mama wa Kwame yaje gufotora wa mwana wavutse, yohereza message umuhungu we, yamwohereje ifoto. Nuko uyu mwana yari amaze kugira iminsi 3 yonyine avutse, ndetse uyu mwana yasaga na papa we neza. Nuko arangije amuhereza ka message gatoya, aramubwira ati Kwame, umwana wawe yaravutse, mama ari kumurera, ari kuzuza inshingano wowe wiyengagije nka se. Kwame yamaze amasaha yitegereza iyi foto. Umwana we nyawe, umwana yabyaranye n'umugore nyawe, umugore yasohoye hanze nkaho ntacyo ari cyo. Nuko yafashe telefone ahamagara mama we. Mama, nangije buri kimwe cyose. Mama aravuga ati yego, wahisemo ibibengerana ubisimbuza zahabu, none nta na kimwe ufite. Umugabo aramubwira ati Stella yaragiye yisangiye abagabo b'abakire. Nuko mama aramubwira ati Stella yarigendeye yisangiye abagabo b'abakire, business yawe irarangiye, nta bakiriya ukigira, reputation yawe yabaye umwanda. Nuko aramubwira ati rero ikintu kizima ufite usigaranye ni umwana wawe uri gukurira hano mu cyaro, umwana uri kurerwa udahari. Nuko umusore yabajije mama we ati se mama, none nkora iki? Ahangaha bose uko ari babiri baracecetse. Nuko mama aramubwira ati ngwino mu rugo, ngwino ufesinga ibyo wakoze, ngwino upfukamira umugore udakwiriye umusaba imbabazi. Wenda arakubabarira cyangwa se ntanakubabarira, hagarika guhunga igisebo, ahubwo tangira ubane nacyo. Tono cyakurikiyeho Kwame yaje kugura tike ya bisi. Mu by'ukuri urugendo rwo kuva hano mu mujyi agaruka hano mu cyaro byari bimeze nk'aho ari uguca mu irimba ashyinguyemo. Ubwo yageraga mu cyaro, abantu ba hano mu cyaro baramwibukaga, ariko ntabwo bibukaga umutima we.
ahangaha rero uko bavuga muri bisi n'agakapu gatoya ari nako yaravanye Lagos. Abakecuru ndetse n'abasaza bahangaha muri aka cyaro bahagaze aho ngaho baramwitegereza ndetse n'agahinda kenshi cyane. Abantu batangiye kuvuga hagati yabo, nuko umwana aravuga ati dore wa mugabo wirengagije F1. Nuko yaratambutse aca muri ka gahanda yacagamo yakundaga gukiniramo, aca kuri cya giti cya mango yakundaga kwicaramo ari kuvuga inzozi zari zibwira bagenzi be. Nuko yerekeza ku nzu mama yabagamo. Ahangaha rero mama we yaramutegereje, yaje gusanga mama we ahagaze mu muryango, nakumuhobera ntawe urakaza neza. Kecuru aramwitegereje, nuko arangije amuga ati birangiye wibutse aho ukomoka mama, mbabarire. Nuko umukecuru aramubwira ati rero ntabwo ari ngombwa ko usaba imbabazi njyewe, ntabwo ari njyewe wangije. Nuko arangije atunga urutoki iwabo wa F1 ariko atari hariya ni umuhungu wawe, umwana utigeze ufasha, umwana w'amezi 3 utazi isura ya papa we. Kwame yumvise amaguru atangiye kubura stability, yavuye aho ngaho yerekeza hariya nyine mu rugo rwa F1 yarari hanze ateruye wa mwana we. Kubwo yarakiri mwiza nk'uko yari ameze na mbere yose, ariko ubwo yakutaga amaso Kwame biriwe atangiye gucika intege. Kwame yaraje aramureba aramwitegereza, aramubwira ati ndakwinginze reka murebe, reka ndebe umwana wacu. Koga yafashe umwana kwarangije aramumwereka. Kanya Kwame yananiwe guhumeka, mu by'ukuri umwana yasaga nawe. Koga aramubwira ati izina ryitwa Okafu. Nuko aramubwira ati jyewe nirengagije buri kimwe cyose, nirengagije uko wamfashe, ariko mu by'ukuri nagombaga kubaha aho ukomoka kubera yuko ntari wowe. Aya magambo yaramubwiye yaramukatinze nka kurusha uko yari kumukatisha icyuma. Nuko umusore aramubwira ati F1 nari umusazi. Kobwa aramwitegereje, amarira atangira gushoka mu maso, Kobwa aramubwira ati abasazi bakora amakosa, ariko wowe wakoze amahitamo. Wahisemo ikimwaro gisimbuza urukundo, wahisemo status, uhitamo kuba umuntu uri high, ubisimbuza sacrifice, ubisimbuza ibitambo. Wahisemo umugore ufite imisatsi y'ababrazilian, umusimbuza umugore wagurishije zahabu ya mama we. Ndabizi nzi buri kimwe cyose, ndakwinginze. Se yarambeshye ngo aratwite, yarankoresheje aransigaye isangira abakire, business yanjye yarangiritse, nabuze buri kimwe cyose. None ugarutse kubera yuko wamubuze yagutahe. Ese uragarutse kubera ko Lagos yakurejectinze, yakwanze. F1 yarakira akayangaha. Rero ntabwo ugarutse kubera yuko ubonye ko nduha agaciro, ahubwo ugarutse kubera yuko buri kimwe cyose cyangiritse, buri umwe wese yakwanze. Ugarutse kubera yuko option wari ufite ya failinze, byanze. Aya magambo y'ukuri yaramubwiye yatumye umugabo Kwame apfukama, aramuga ati ndakwinginze, ntago wiriye imbabazi zawe, ndabizi neza, ariko ndakwinginze, ntago nkwinginze ku bwanjye, ahubwo ndakwinginze kubw'uyu mwana. Uyu mwana akeneye papa we, ndakwinginze. F1 yaracecetse umwanya munini cyane, atangira kubira ibyunzwe. Ahangaha rero buri wese yarari kureba, abantu bari kurebera mu madirishya. Mu by'ukuri iki nicyo gihe abantu bari bategereje. Nuko umukobwa aratangira ati Kwame, nakubabariye igihe wanteshaga agaciro, igihe wancaga amazi naje kureba Lagos muri apartment. Narakubabariye, ariko atari ukubera wowe, ahubwo nakubabariye kubw'amahoro yanjye, kubera yuko gutwara urwango bimeze nko gutwara uburozi, kandi bwica wowe, ntago bwica umuntu wakubabaje. Ya magambo yinjiye mu bitugu by'umusore. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, kuba narakubabariye ntago bivuze ko nibagiwe, nta nubwo bivuze yuko nakongera nkakwizera, nta nubwo bivuze ko ngomba kugaruka. Nuko arangije afata umwana we neza, aramwegereza,
nuko aramubwira ati umugabo nakunze yapfuye cyagiye wahitagamo guceceka, igihe wa mugore wawe yanyitaga imbeba yo mu cyaro ugaceceka, icyo gihe nibwo yapfuye. Kiriya gihe uriya mugabo yagombaga kundifendinga akamvuganira, uriya mugabo yagombaga kwibuka amasezerano akibuka gushimira. Ntabwo rero kiri uriya mugabo, ariko nahinduka nakongera nka uriya mugabo, wenda ushobora kongera ukaba we, ushobora no kutaba we. Ariko rero najya nkubwire yuko ntabwo ndi ikibuga cyawe ugomba kwitorezaho nimba warahindutse cyangwa utarahindutse. Aramureba aramwitegereza aramubwira ati mva, ushobora kuza kureba umwana wawe, ushobora kumusura, ushobora kumuterura, ushobora kuba papa we, ushobora kumufasha, ushobora kumukunda. Mama Kichi yaje kumwegera araraho hafi abumva, yumvaga buri kimwe cyose. Afata umuhungu we ku rutugu aramubwira ati mwana wanjye, wari ufite zahabu urangije urayigurisha, uyigurisha uyisimbuza ibishashagirana. Efwa yari agukwiriye, ariko Stella yari umutego. Umujyi waraguhendeye. Mu by'ukuri umujyi wagaragaje uwo uri we, wagaragaje uwo wari we, waragutesitinze urangije ugaragaza icyo uri cyo. Iyo ibintu bindutse bigakomera, ibintu bimaze guhinduka, umaze kwicwa n'ikimwaro, waje guhitamo ubuzima bworoshye, guhitamo ukuri. Waje guhitamo umugore wa feki, umugore washakaga amafaranga, umugore wakubeshyaga. Wanga umugore nyawe, umugore wubatse fondasiyo yawe, umugore watanze iby'agaciro yari afite kugira ngo ubashe kuba uwo ari we. Arangira azunguza umutwe aravuga ati umukobwa wo mu cyaro cyangwa umukobwa wo mu mujyi, ngo cyari ikibazo, umugore nyawe cyangwa se umugore wa feki. Ayo niyo yari amahitamo. Rero wahisemo amahitamo mabi. Kwame rero yaje kugumanga muri iki cyaro, ntabwo yigeze aguma mu nzu ya mama we, ntabwo yarakwiriye ukamfata. Yaje gukodesha akumba gatoya, kakumba n'ubundi akumba kari kameze nk'ako yigize guscapinga yabagamo mbere. Yatangiye zero, yatangiye kubaka gake gakeya, atangira kongera kubaka izina ry'itafari ku itafari. Buri munsi yajya gusura umuhungu we, Efwa yaramurekaga agakora buri kimwe cyose, yaramuteruraga agakina nawe ndetse akamufasha. Ariko yagombaga kongera akiga kubaha, akiga ubutahemuka, adashatse gukora shortcut. Ariko kuri Stella wa mugabo yari yarabonye w'umukire, yaje kumufata, aza kubona yuko ari kugenda akoresha amafaranga ye, yiba amafaranga ye kuri konti. Uyu mugabo rero Chief Ubina yaje guhamagara polisi amushinja kumwiba. Uyu mukobwa waje kumufata baramufunga. Ahangaha rero za nkoranyambaga ze ya Instagram yaje kumanuka, abantu baramutuka, batangiye kuvuga twari tuzi kuri fake. Uyu mukobwa ibintu nuko byamurangiriye, yaje gusigara ntacyo afite. No nyuma yo gufungurwa yasigaye ntacyo afite, n'isi yaramwonse. Ahangaha rero niko abantu biga. Mu by'ukuri iterambere bitanyuze mu kuri, mu by'ukuri bameze nk'ubukene ariko bwambaye imyenda myiza ihenze. Kwame yari afite amafaranga, ariko amafaranga ntabwo yashobora kugura urukundo nyarwo, ntabwo yashobora kugura ubudahemuka, ndetse nta nubwo yashoboraga kugura respect nyayo. Efwa nta kintu yari afite, ariko yari afite ubumuntu. Kandi burya bwabo umuntu nibwo bukugaburira igihe nta kintu ufite, igihe nta mafaranga ufite. Mu by'ukuri iyi ntambara yo mu mujyi ndetse no mu cyaro ntabwo yari yerekeye iby'umujyi cyangwa se iby'icyaro, ahubwo yari yerekeye guha agaciro. Mu by'ukuri Stella yambaraga neza, yari afite amasakoshi ahenze, ariko umutima we wari ubusa, wari urimo ubusa, wari empty. Efwa yambaraga agatenge gaciriritse, ariko mu by'ukuri yari afite roho wagereranya na zahabu. Reka nkubwire musore uri kumva iyi nkuru, umugore ushobora kugurisha zahabu ya mama we kugira ngo asapotinge inzozi zawe. Muri introduction ye cyangwa se mu gusaba, nawe akwiriye zahabu ya mama wawe. Umugore uzamuka ingaho uturuka
akamokinga ko akaguseka kubera ko uturuka mu cyaro, ujye umenya yuko azanaseka icyo uzaba cyo. Urukundo nyarwo ntabwo rukwiriye imisatsi miremire imwe y'ababreziliyani. Urukundo nyarwo rwambara imyenda iciriritse isanzwe, noneho rukizera muri wowe igihe nta wundi muntu ukwizera. Icyaro cyangwa se umujyi, mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari ahakomoka, ahubwo ikibazo ni iki: ese yari ari hehe igihe ntacyo wari ufite? Nimba yari ahari, akwiriye buri kimwe cyose. Kandi wibuke, mu by'ukuri ugushimira ntabwo ari ukuvuga gusa ngo urakoze, ahubwo ugushimira ni ukubaha agaciro k'ibyo umuntu yagukoreye. Rero umugabo wibagirwa ibyo yakorewe abura buri kimwe cyose. Koze rero kubana nanjye muri iyi nkuru naguteguriye, nizere yuko hari ikintu ukuyemo. Nk'uko bisanzwe, reka duhurire muri comment section wowe umaze kumva iyi nkuru, unyandikiremo n'iki wigiye muri iyi nkuru naguteguriye. Ibyo bintu biraza kunshimisha cyane. Ndagushimiye wowe uhora ubana nanjye mu nkuru zanjye. Nawe mushyashya, ndagira ngo ukande subscribe ndetse ukande kunsogera kugira ngo ubashe kubona ubutumwa bugufi ndetse ujye ukomeza kubana nanjye. Ndabakunda cyane, nawe utaha.